ireme nyabuvuzi cyangwa se principe actif. Ibi nabyo ni ingingo ntoya tugiye kuganiraho muri Mediplant cyangwa se umurage Mediplant. Ni bya herekana rw'ibiganiro bijyanye n'umurage wa Nyimiravumba n'ubundi. Turabasomera inyandiko z'umukuru Dr. Georges de Pamplona Roger yise Guide des plantes médicinales cyangwa se Encyclopédie de médecine plante. Kandi turasoma n'iz'umufaransa Professeur Paul Isere yise Encyclopédie des plantes médicinales. Turanabihuza n'amasitasiyo menshi yo hirya no hino ku isi agira ibyo avuga byerekeranye n'ibimera bivura, aho twibaza ubundi hariya mu bimera haba harimo iki? Mu bimera haba harimo iki bituma umuntu arwara? Kuba urwaye wumva mu mubiri wawe hatameze neza ariko wanywa ikintu kikagufasha, harimo iki buriya? Iyo wari ufite nka diare ukagira ikintu ukabona irahagaze, habamo iki? Iyo wari ufite constipation kutuma byakunaniye ukagira ikintu ukabona birahindutse, niki kibamo? Icyo kibamo rero nicyo bita ireme nyabuvuzi cyangwa se principe actif. Ibimera bifite aho bihuriye n'ubuzima bwa muntu bwa hafi. Dufashe nk'urugero tuvuga ko icyo magnesium ivuze kuri chlorophylle, mbese icyo magnesium ivuze kuri ibara ry'icyatsi kibisi ry'ibimera, ngo ni nacyo hemoglobine, ni nacyo feri ivuze muri hemoglobine cyangwa se rino bara ry'umutuku ry'amaraso y'umuntu. Bigatuma rero nk'iyo none turi gufasha nk'abantu, ibi bimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi ritsibaze, tubona ko bihinduka ibimera by'ingenzi cyane mu kuvura abafite ibibazo bijyanye n'amaraso. Ariko reka tuvuge nk'isukari tubona ko n'ubundi aricyo kintu cy'ingenzi mu bintu byose mu byerekeranye n'ibimera, kiri muri za elema z'ingenzi mu bihingwa kandi kikanafasha umuntu. Hydrate de carbone cyangwa se glucide cyangwa se isukari ni ingenzi ku buzima bw'ibihingwa, ariko ikaba n'ingenzi ku buzima bwa muntu. Isukari rero twayisanga mu bimera bitandukanye, byaba ibyo mu mashyamba ndetse n'ibyo mu mirima bisanzwe nk'ibisheke, za beterave n'ibindi. Hanyuma kandi dushobora kubona nka amido dusanga mu binyampeke nk'umuceri, ndetse tukayisanga no mu bindi bihingwa bitandukanye. Dushobora kubona none nka misirage dusanga mu mineke, twayisanga mu mapapayi no mu bindi bishobora kwifashishwa mu gusukura umuntu igihe yagize ibibazo by'umuvuduko, yagize ibibazo byo kutituma neza. Ariko nka misirage yo iranafasha ku bantu babyibushye cyane, twayisanga mu bintu bitandukanye, bigatuma igira ubufasha bwo gusukura amaraso, gusukura mu mara, ndetse no kugabanya ibibazo by'ububyimbe ku mubiri. Hari rero n'ibinure dusanga mu bintu bitandukanye. Ubundi twavuga ko zakabaye mu nyama, mu mata, mu magi, ariko dushobora no kubisanga mu bunyobwa, dushobora kubisanga mu mumero w'ibigori, dushobora kubisanga muri tournesol cyangwa se ibihwagari, dushobora kubisanga muri sesame n'ahandi hatandukanye. Hanyuma tukareba ko amavuta ndetse tukanareba proteine iyi nayo tuyisanga mu magi, mu mata, mu nyama, ariko tukanazisanga proteine tuyisanga n'ahandi nko muri avoka, nko mu bunyobwa, muri noix de cajou, muri sesame n'ahandi. Hari vitamine zitandukanye, izi nazo tukazisanga mu mbuto, mu mboga n'ahandi hatandukanye, nazo ziri muri butandukanye. Vitamine A, vitamine D, groupe B,
ubwo ni vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, gukomeza izi vitamine cyane cyane nk'izi za vitamine zo mu gatsiko ka B ni ingenzi cyane mu gufasha umubiri na cyane cyane ubwonko. Aha rero niho tubabwira ko igihe cyose twitegereza ibimera cyangwa se byaba n'ibiribwa kugira ngo tubivurishe umuntu, cyane cyane dutinda ku ireme nyabuvuzi cyangwa se principe actif. Hari ibindi bimera usanga bikize kuri mineho, ku myunyu, ngugu, phosphore, fer, magnesium, potassium n'indi myunyu itandukanye, kandi iyo myunyu nayo ikaba ingenzi mu gukomeza amagufwa, ikaba ingenzi mu gufasha amenyo, ikaba ingenzi mu gufasha mu ngingo, ikaba ingenzi mu gufasha igikanka muri rusange. Hari ibimera rero cyane cyane ubwo byo mu mashyamba no mu mirima, aho noneho dusanga bikize kuri alkaloide, aha rero nabyo ni ingenzi, ariko usanga bisaba ko dukoresha doze mu buryo bwitondewe ndetse bya control n'abaspecialiste, kubera ko ibi bimera bifite alkaloide usanga ari byo kwitonderwa. Mbere twavuga nka karungu, twavuga nk'umuyenzi, twavuga ibyo bimera bitandukanye, ndetse akenshi usanga tubikoresha turi kuvura nk'abantu bafite ibibazo by'amarozi. Hari ibimera rero biba bikize kuri glycoside. Glycoside nazo ziri mu buryo butandukanye, izi glycoside ziri mu buryo butandukanye, nazo ugasanga ni ngombwa kumenya uko tubyitondamo, uko tubikoresha. Ibyo twavuga nk'igonde rikize ku maglycoside, ariko ni byiza kuryitondera, naryo rifasha abantu barwaye nk'ibibazo by'umutima, ariko bigasaba kwitonda. Za glycoside nazo ziri amoko menshi: glycoside anthocyaninique, glycoside anthraquinonique, glycoside cardiotonique, glycoside cyanogénétique, glycoside cumarinique, glycoside soufre, glycoside saponinique. Ni ukuvuga ngo ni amoko menshi. Iyi composition cyangwa se iyi principe actif twita glycoside ni nayo ibarizwamo ibintu byinshi, bifasha mu nzira z'ubuhumekero, bifasha mu nzira z'inkari, bifasha ku bantu bafite nk'ibibazo by'ibisebe. Mbese aha rero twabamenyesha ko igihe cyose umuntu yitegereza ibimera ashaka kubisarura ngo avure, akaba agiye kubikoresha, byaba byiza gutinda kuri principe actif igihe yaba bishoboye. Harimo iki? Tubishyize mu buryo bwumvikana rero, niho ushobora kumvikana, reka dukoresha uburyo bwumvikana. Ibimera bimwe biraryoherera cyane, bikaba bishobora guhuzwa n'ibimera bifite essential oil, maze bigafasha ubwonko. Aho ndavuga ko ushobora gufata amacunga, ugafata indimu, ugafata inanasi, ukabicanira na teyi na romare n'umwenya, ukongeramo ubuki, bigafasha ubwonko ku buryo bwo rwo hejuru cyane. Urumva wafashe ibimera bifite isukari nyinshi, ubihuza n'ibimera bifite essential oil, noneho byose biragenda birafasha. Ibindi bimera birabiha cyane, twavuga nk'umubirizi, twavuga igicuncu, twavuga ivumavume, twavuga biramoko menshi. Ibimera bibiha rero akenshi usanga bikize nko kuri alkaloide, bigafasha mu mara rero, bigasukura mu mara, bikavura nk'umwijima n'agasabo k'indurwe n'ibindi. Ibindi bimera birababira, twavuga nk'igisura, twavuga isusa, twavuga n'ibindi bimera, bya bimera bibabira byokera. Biriya rero ugasanga biravura mu ngingo z'umuntu n'ahandi hatandukanye. Habaho ibindi bimera ugasanga bifite amazi menshi, twavuga nk'igikakarubamba,
twavuga nka agave. Akenshi ibyo ngibyo ugasanga birasukura umubiri muri rusange. Amazi niyo usanga agenewe gusukura, nabyo rero bigize umubiri birawusukura bikawongerera ubudahangarwa bw'umubiri. Abahanga mu kwitegereza ariko banahereye ku butumwa ibimera bisanzwe byitangira ubwabyo mu cyo twita la théorie des signes, na mbere yuko abahanga bavumbura ibyerekeranye n'izi za principe actifs cyangwa se iremenya buvuzi ku bimera ku bihinga bisanzwe biribwa tukabyita les composants des aliments. Abahanga mbere yuko babivumbura aha niho usanga mbere yuko ubuvumbuzi bubaho abantu bamenyaga uburyo ibimera bivura bitegereje ubwo butumwa burimo. Niho usanga barashoboka nko kureba nk'ikimera bakabona kirasa n'ijisho, bakabona nk'ibishyimbo bakabona birasa nk'impyiko, bakabona nka ginseng bakabona iteye nk'umubiri w'umugabo, bakabona nka orange cyangwa se amacunga bakabona arasa n'umutima. Bagasanga rero biramutse zikoreshejwe byavura muri ubwo buryo, batangira kubikoresha mbere nka Hippocrate n'ibindi bihanganye byo mu myaka ya mbere. Batangira gutyo kugeza ubwo abahanga nabo baje gukora ubuvumbuzi bwisumbuyeho. Iyi nyigisho rero irahambaye mu gukomeza kuyireba, kuyitekereza, nayo tuzayisubiramo tugende tuvuga ingingo ku ngingo. Kandi reka tubasabe n'ubundi mwongere mukore subscribe kuko utari wayikora, murangiza mukore like, mukore share, mukore comment. Ni musure website yacu iwone.com kandi kuri 0782 aho naho twandikira, mwaduhamagara tugakomeza kuvugana. Murakoze kandi naho ubutaha. Nk'uko bisanzwe bigenda uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.